Mu mibereho ya muntu ndetse n'iterambere ry'ibihugu, ifaranga rifite uruhare rukomeye cyane. Niryo rifasha abantu kugura no kugurisha, kubika imitungo ndetse no kugereranya agaciro k'ibintu bitandukanye. Ariko nubwo rifatwa nk'inkingi y'ubukungu, ifaranga ntabwo ari ikintu gihora gifite agaciro kadahinduka. Mu by'ukuri, agaciro karyo gashobora kuzamuka cyangwa kakagabanuka bitewe n'uko ubukungu bwifashe. Iyo tuvuze itakaza agaciro ry'ifaranga inflation, tuba tuvuga ihinduka ry'ubukungu ndetse n'izamuka ry'ibiciro ku bintu cyangwa se ibikorwa runaka. Ibi biba bisobanura ko amafaranga umuntu afite uyu munsi aba ashobora kugura ibintu bike ugereranyije n'ibyo yari kugura mbere. Mu yandi magambo, ubushobozi bwo kugura icyitwa purchasing power buba bwagabanutse. Reka dufate urugero rworoshye. Tekereza mu mwaka runaka, umuntu wenda yarashoboraga kugura ibiro 10 by'umuceri akoresheje amafaranga 10,000. Hanyuma nyuma y'imyaka 2, ayo mafaranga 10,000 akaba ashobora kugura ibiro 6 gusa. Nubwo amafaranga atahindutse mu mibare, ariko agaciro kayo ko karagabanutse. Iyi niyo ngaruka nyamukuru y'itakaza agaciro ry'ifaranga. Gusa ntabwo ariko buri gihe itakaza agaciro ry'ifaranga riba rifatwa nk'ikibazo. Mu by'ukuri, itakaza agaciro rito kandi ryagenzuwe cyitwa controlled inflation rishobora gufatwa nk'ikintu gisanzwe kandi gifitiye agaciro igihugu. Rituma ubucuruzi burushaho kugenda neza, abashoramari bagashishikarira gushora imari. Nanone bituma imirimo yiyongera. Ibihugu byinshi bigenzura itakaza agaciro ku gipimo kiri hagati ya 2 ndetse na 5% buri mwaka. Ikibazo gikomeye gitangira igihe itakaza agaciro ryatangiye kurenga urugero. Icyo gihe riba ryageze ku gipimo kidashobora kugenzurwa. Aha rero niho tuba twinjiye mu gihe cyitwa hyperinflation, itakaza agaciro rikabije. Aha ibiciro biba bishobora kuzamuka mu buryo bwihuse cyane, rimwe na rimwe buri munsi cyangwa buri saha. Mu bihe nk'ibi, ifaranga ritangira gutakaza agaciro ku buryo riba ridashobora gukora neza inshingano zaryo. Mu mateka y'isi, ibi byagiye bibaho kenshi. Hari ibihugu aho umuturage yajyanaga amafaranga mu mufuka munini cyane cyangwa akayatwara mu gikarito kugira ngo agure ibintu bike cyane. Hari naho amafaranga yagiraga agaciro gake ku buryo abantu bayakoreshaga bakabura rimwe na rimwe n'icyo bayakoresha. Rimwe bakayakoresha mu gutwika aho kugira ngo bakoreshe inkwi. Tekereza gucana amafaranga. Ikintu cy'ingenzi ugomba kumva ni uko itakaza agaciro k'ifaranga ritabaho gusa bitewe n'impamvu imwe. Ni igisubizo cyangwa se umusaruro uva mu bintu byinshi biba byahuriranye, birimo imiyoborere y'igihugu, imiterere y'isoko, umusaruro w'igihugu ndetse n'ibibazo wenda isi ibirimwo, urugero nk'intambara cyangwa ihungabana ry'ubukungu mu buryo buri mpuzamahanga. Muri iki kiganiro rero tugiye gusesengura mu buryo bwimbitse uburyo itakaza agaciro ribaho, impamvu zaryo ndetse n'ingaruka zaryo. Nanone turi bumenye bumwe mu buryo bukoreshwa mu kugira ngo rikumirwe. Nanone turareba ingero zifatika zo mu mateka y'isi kugira ngo dusobanukirwe neza uko iki kibazo cyagiye kigira ingaruka zikomeye mu bihugu bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Nyuma yo kumenya igitekerezo rusange cy'itakaza agaciro ry'ifaranga, ni ngombwa ko turushaho kwinjira mu mizi y'ibi bisobanuro kugira ngo dusobanukirwe neza uko rikorwa ndetse n'icyo risobanura mu buzima nyabwo. Itakaza agaciro ry'ifaranga cyangwa se inflation ni igihe haba habayeho izamuka rusange ry'ibiciro ku bintu cyangwa se ibikorwa bikorerwa mu gihugu, ariko bikaba mu gihe runaka. Iri zamuka ntireba ikintu kimwe gusa, ahubwo riba rireba ibintu byinshi ku isoko.
urugero nk'ibiribwa, imyambaro, ubwikorezi, serivisi ndetse n'ibindi. Iyo ibi byose bizamutse, ubuzima bw'abaturage burahinduka ku buryo amafaranga aba atagifite agaciro ngo abe yagura ibintu byinshi nk'uko byari bisanzwe. Ikintu cy'ingenzi cyo gusobanukirwa ni uko izamuka ry'ibiciro cyangwa se itakazagaciro ry'ifaranga buri gihe bitavuze yuko ibiciro byiyongera, ahubwo biba bivuze yuko agaciro k'ifaranga hari igihe kagabanuka. Ibi nibyo bikunzwe kwitwa mu cyongereza ngo loss of purchasing power, gutakaza ubushobozi bwo kugura. Hari uburyo rero bukoreshwa mu gupima iri takazagaciro ry'ifaranga. Harimo ubwo buryo bwo gukoresha igipimo cyitwa Consumer Price Index CPI. Iki gipimo rero kiba kigaragaza uko ibiciro by'ibintu bisanzwe bikoreshwa n'abaturage byagiye bihinduka mu gihe runaka. Iyo ibi bipimo byitwa Consumer Price Index byazamutse, biba bivuze ko itakazagaciro ry'ifaranga ryiyongereye. Gusa siko buri gihe inflation cyangwa se itakazagaciro ry'ifaranga ziba zimeze kimwe. Ziba zifite itandukaniro bitewe n'umuvuduko ndetse n'ingano y'uburyo ayo mafaranga yatakajemo agaciro. Dufite ibyiciro bigera muri bitatu by'itakazagaciro ry'ifaranga. Ubwo ni ibyiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni icyitwa moderate inflation. Iri rero ni itakazagaciro riba ari rito cyane kandi leta iba ishobora kurigenzura. Akenshi iri ritakazagaciro riba riri hagati ya 2% ndetse na 5% ku mwaka. Iyi nta kintu ijya yangiza mu bukungu, ahubwo ifasha ubukungu gukura bitewe n'uko icya mbere ishishikariza abantu gushora imari aho kubika amafaranga gusa, naho icya kabiri ituma ibigo birushaho kongera umusaruro, icya gatatu ituma ubukungu bugenda buhoro buhoro bityo igihugu kigatera imbere. Itakazagaciro rya kabiri ni iryitwa high inflation cyangwa se itakazagaciro byihuta. Iri takazagaciro rero riba rirenze urugero rusanzwe. Iyo ryatangiye kuba, hatangira kubaho ingaruka zikomeye mu bukungu ndetse no mu iterambere ry'abantu. Icyo gihe abantu batangira kugabanya ibyo baguraga. Nanone iyo byabayeho ko amafaranga atangira gutakaza agaciro, bituma abantu batangira kuburira icyizere ubukungu. Ibi bigatuma nanone abantu benshi bahitamo kubika ubu amafaranga yabo cyangwa imitungo yabo ahandi hantu cyangwa mu bindi bintu, nko kuyavunja mu madolari cyangwa kugura ubutaka. Itakazagaciro rya gatatu ari naryo riteje akaga ni itakazagaciro ry'ifaranga rikabije, iryitwa hyperinflation. Ibi byo biba biri ku rugero rwo hejuru cyane kandi ruteje akaga. Muri ibi bihe rero by'itakazagaciro rikabije, iki gihe ibiciro birazamuka ku muvuduko udasanzwe, aho akenshi uba usanga igipimo kizamuka ry'ibiciro cyangwa se itakazagaciro ry'ifaranga riba ryageze kuri 50% mu gihe cy'ukwezi. Muri ibi bihe rero by'itakazagaciro rikabije hyperinflation, ibiciro biba bishobora guhinduka buri munsi cyangwa buri saha. Nanone muri ibi bihe by'itakazagaciro rikabije, abantu baba bashobora kwihutira kugura ibintu vuba mbere y'uko agaciro kabyo karushaho kuzamuka. Nanone muri ibi bihe ifaranga riba rishobora gutakaza agaciro mu gihe gito cyane. Mu by'ukuri rero iri takazagaciro rikabije ryitwa hyperinflation, iki gihe nibwo ifaranga riba risa nkaho nta gaciro rigifite muri rusange. Reka dufate urugero rwumvikana. Niba uyu munsi ufite amafaranga y'u Rwanda 5,000 ukaba wagura ibiribwa bihagije, ariko ejo ayo mafaranga akaba yagura ikintu kimwe cya kabiri cy'ibyo waguraga, urumva ko agaciro k'ayo mafaranga kaba katakaye rwose. Ngaho utekereza bukeye nyuma yaho wayajyana ugasanga noneho ntiyanagura na kimwe cya kabiri cy'ibyo waguraga, ugasanga nta na kimwe yaguraga. Iki nicyo gihe uba uri mu bihe byitwa hyperinflation. Ikindi kintu cy'ingenzi ukwiye kumenya ni uko iyo habayeho
Ikindi kintu cy'ingenzi ushobora kumenya ni uko iyo habayeho iri takaza agaciro ry'ifaranga biba bishobora kuba byiza mu gihe runaka cyangwa bikaba mbi bitewe n'uburyo byagenzuwe. Iyo byagenzuwe neza bishobora gufasha ubukungu, ariko iyo bititaweho bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Gusa kuri iri takaza agaciro rikabije ryitwa hyperinflation, akenshi biragoye ko hari ikintu cyakorwa. Hari indi mvugo ikunze gukoreshwa mu bukungu yitwa deflation cyangwa se kwiyongera kw'agaciro k'ifaranga. Ibi bikaba bituma noneho amafaranga agira agaciro ko hejuru, bityo ibiciro bikaba byagabanuka. Nubwo byumvikana nk'aho ibi ngibi ari byiza ku baguzi, ibi nabyo biba bishobora guteza ikibazo ku bacuruzi bitewe n'uko bamwe mu bacuruzi bahagarika gucuruza, ibigo bigahomba ndetse n'imirimo ikagabanuka. Muri make ibi nibyo bihe biba ari ikinyuranyo cy'itakaza agaciro ry'ifaranga. Icyo ugomba kumenya ni uko izamuka ry'ibiciro ari nabyo bituma habaho itakaza agaciro ry'ifaranga rishobora kugira ingaruka bitewe n'iryo ari ryo. Kuryitwa hyperinflation cyangwa se iri rikabije rigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu. Kumenya ibyerekeye agaciro k'ifaranga n'uburyo rihagaze mu gihugu bishobora gufasha buri muntu wese kumenya uko akoresha amafaranga, ndetse akaba yamenya n'igihe igihugu kirimo akabasha gufata imyanzuro ijyanye n'ubukungu. Abenshi bashobora kwibaza impamvu zituma habaho itakaza agaciro k'ifaranga. Itakaza agaciro ry'ifaranga ntabwo ribaho mu buryo bw'impanuka cyangwa ngo ribeho ritewe n'ikintu kimwe gusa. Ibi ni ibintu bibaho bitewe n'urukomatane rw'ibintu byinshi, haba mu bukungu, muri politike cyangwa mu mibereho y'igihugu. Kugira ngo dusobanukirwe neza uburyo ibi bibaho, ni ngombwa ko dusuzuma impamvu mu buryo bworoshye kandi bwimbitse kugira ngo ubyumve neza. Dore bimwe mu bintu bituma habaho itakaza agaciro ry'ifaranga. Icya mbere ni ugucapa amafaranga menshi, excessive money supply cyangwa se to print many money. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi ni nawo muzi wa mbere utuma habaho itakaza agaciro rikabije, hyperinflation. Iyo leta cyangwa banki nkuru y'igihugu ihisemo gucapa amafaranga menshi arenze ayakenerwa mu bukungu, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Aya mafaranga aba menshi ku isoko kurusha ibicuruzwa bihari. Ibi rero bituma amafaranga aba menshi cyane, ariko ibintu bigakomeza kuba bike ku isoko. Nanone abantu bagira ubushobozi bwo kugura ibintu byinshi kurusha ibiri ku isoko. Ibi bituma nanone ibiciro bizamuka vuba cyane. Mu buryo bworoshye, iyo ibintu bike bihatanirwa n'amafaranga menshi, abantu benshi bashaka kubigura, ibiciro byabyo bihita bizamuka. Icya kabiri gituma habaho itakaza agaciro ry'ifaranga ni igihe ibikenewe ku isoko biba ari byinshi kurusha ibihari, cyitwa demandful inflation. Ibi bibaho igihe abaguzi babaye benshi cyane ku isoko kurusha abacuruzi bahari. Urugero, abantu benshi bafite amafaranga kandi bashaka kugura ibintu byinshi, ariko inganda ndetse n'abacuruzi ntibashobora gukora ibyo bicuruzwa byose bikenewe ku isoko. Ibi rero bituma ibiciro bizamuka bitewe n'uko haba hari abantu benshi bari guhatanira kugura ibyo bike bihari. Nanone abacuruzi bazamura ibiciro bitewe n'uko baba bazi neza ko uko byagenda kose abantu bari bubigure. Iri zamuka ry'ibiciro rero riba rishobora kubaho mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'ubukungu bukomeye, aho abantu baba nta bushobozi bwinshi bafite bwo kugura ibintu byinshi, cyangwa se amafaranga akaba ahari ariko igihugu nta bushobozi gifite cyo gukora ibicuruzwa byinshi.
Nanone irindi takazagaciro rikunze kubaho mu gihe habayeho izamuka ry'ibiciro kuri ibyo bintu bikoreshwa mu kugira ngo ibyo bicuruzwa biboneke, icyitwa cost push inflation. Ibi bibaho mu gihe nko kugira ngo hakorwe ikintu runaka ibikenerwa biba bifite agaciro ko hejuru. Dore impamvu zishobora kubitera. Mu gihe habayeho izamuka ry'ibiciro ku bintu bikomoka kuri peteroli, cyangwa se mu gihe habayeho izamuka ry'umushahara w'abakozi. Nanone mu gihe habayeho ibura ry'ibikoresho by'ibanze, icyitwa raw materials. Ibi byose rero iyo bibaye bituma ibigo bizamura ibiciro kugira ngo bidahomba. Nanone abaguzi batangira gusanga ibintu byazamutse mu biciro byabyo. Mu yandi magambo, uko ibiciro bizamuka biturutse ku kibazo cy'uruhande rw'abakora, icyitwa producers, bituma ibiciro bizamuka ku bantu ba nyuma baba bakeneye kugura ibyo bintu cyangwa izo serivisi. Ibyo bikaba atari ku baguzi babigizemo uruhare, ahubwo ari ku cyatanzwe kugira ngo ibyo bicuruzwa biboneke. Icya kane ni imiyoborere mibi mu bijyanye n'ubukungu, icyitwa poor economic policies. Aha ni igihe leta ifata ingamba zitari nziza ku bijyanye n'ubukungu, bikaba byatuma habaho itakazagaciro ry'ifaranga. Reka dufate urugero. Mu gihe leta ikoresha amafaranga menshi kurusha ayo ifite, icyitwa budget deficit, biba bishobora gutuma habaho itakazagaciro ry'ifaranga. Nanone mu gihe leta itagenzura mu buryo bukwiye uko ifaranga rikoreshwa ku isoko, cyangwa mu gihe leta ifata imyanzuro idashingiye ku isesengura risobanutse neza cyane mu by'ubukungu. Iyo ibi byose bibaye, icyizere cy'abaturage ndetse n'abashoramari ku bijyanye no gukoresha amafaranga kiragabanuka. Ibi bigatuma n'amafaranga ubwayo atakaza agaciro. Ikindi gishobora gutuma habaho itakazagaciro ry'ifaranga ni ukugabanuka k'umusaruro w'ibyavuye mu bikorwa ku gihugu muri rusange. Iyo igihugu kidatanga umusaruro uhagije, haba mu buhinzi, inganda cyangwa serivisi, ibicuruzwa bitangira kugabanuka ku isoko. Ibi bigatuma ibicuruzwa biba bike, abantu bagakomeza kubishakisha ari benshi, ndetse n'ibiciro bikazamuka. Ibi bikunze kugaragara mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, urugero nko mu bihe by'amapfa, mu bihe by'intambara, cyangwa no mu bindi bihe by'ibibazo bikomeye. Ikindi nanone ni ihindagurika ku isoko mpuzamahanga. Iki ni cyagiye bimwe mu bicuruzwa byo mu bindi bihugu ariko bikoreshwa mu bihugu byinshi biba byatangiye kuzamura ibiciro, ibyo bigatuma no mu bindi bihugu bihagera bihenze. Urugero ni nk'izamuka ry'ibiciro kuri peteroli, ihungabana ry'isoko mpuzamahanga, cyangwa intambara ziri mu bihugu bimwe na bimwe bikomeye ku isi. Iyo ibi byose bibaye, bituma ibicuruzwa bitumizwa hanze bihenze, byakigera no muri icyo gihugu ibiciro byabyo nabyo bikazamuka, bigatuma birushaho guhenda. Itakazagaciro ry'ifaranga rero rigira ingaruka zikomeye cyane, cyane cyane haba ku bantu ndetse no ku bukungu bwabwo. Ubu noneho reka tuvuge ku ngaruka z'itakazagaciro ry'ifaranga mu mateka y'isi. Mu mateka y'isi hari ibihe byinshi byagiye bibaho bigaragaza uburyo itakazagaciro ry'ifaranga mu buryo bukabije rishobora gusenya ubukungu bw'igihugu mu gihe gito cyane. Ahambere duhereye ni mu Budage bwo mu mwaka w'1923. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, abaturage bahuye n'izamuka rikabije ry'ibiciro. Amafaranga yatakaje agaciro ku buryo abantu bajyanaga amafaranga batwaye mu mifuka minini kugira ngo bagure ibintu bike cyane. Nanone muri Zimbabwe mu mwaka wa 2008
habayeho itakazagaciro ry'ifaranga ritari ryarigeze ribaho mu mateka y'isi. Leta yasohoye amafaranga menshi cyane, harimo n'inote zifite agaciro ka miliyari nyinshi, ariko ibi ntabwo byayibujije gutuma ibiciro bikomeza kuzamuka. Mu gihugu cya Venezuela mu myaka ya vuba, ubukungu bushingiye kuri peteroli ndetse n'imiyoborere itari yifashe neza byatumye ifaranga ritakaza agaciro. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane cy'ibura ry'ibiribwa ndetse n'imiti. Ibyo bituma n'abaturage benshi bahitamo guhunga bajya mu bindi bihugu. Mu gihugu cya Hungary mu mwaka w'1946 habayeho inflation ikabije cyane, iyi yiswe hyperinflation. Yari ikomeye cyane kurusha izo zose zari zarabayeho mu mateka y'isi. Ibiciro byarazamutse ku buryo budasanzwe, ibi bituma ifaranga ry'igihugu rihindurwa burundu. Izi ngero ni zimwe mu ngero zigaragaza uburyo itakaza agaciro ry'ifaranga ryagiye rigira ingaruka zikomeye cyane mu mateka y'isi. Ese haba hari uburyo bwo guhangana cyangwa bwo kurwanya iri takaza agaciro ry'ifaranga?